Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo. Hanyuma umusore yitwa Jean Bosco Senzira. Hanyuma uyu munsi wa none itariki ya none turatangaza kwerekanwa kwabo kwera n'itorero Jovanisi ko bazakora ubukwe gushyingiranwa kwera bizaba ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere. Ntabwo byoroshye, ubukwe bubamo byinshi bigoye, bubamo byinshi birushya, ariko ndizera ndashidikanya ngo yatangije umurimo mwiza muri twebwe natwe kandi tuzamusohoza. Hanyuma rero reka tubasengere Imana gusaba no gukwa cyangwa se muri doti ntabwo turanoza neza bizabera, ariko itariki z'ubukwe zo ziriya ntizihinduka. Yesu abahugisha kenshi. Aba bana bacu turabasengeye muri Imana yatangije umushinga mwiza muremure kandi urawukomeje. Niyo mpamvu natwe itorero Jovanisi yitwa amasakaramentu yera, kandi natwe turakomeje gukora umurimo wawe nk'uko duhamagara. Aba bana bacu ari Dativa, ari Jean Bosco
kwiza kuzabane nabo, ubaha ibikenewe byose mu izina rya Yesu. Kandi turarwanya umwanzi wabarwanya, turananiza imbaraga zose z'abadayimoni zabahagurukira. Ukuboko kwawe kwiza kuzabane nabo, kandi uzabigaragarize nk'uko wigaragaje mu bukwe bw'Ikana. Dusenze twizeye kuzakora ibiruta cyane ibyo dusabye mu izina rya Kristo Yesu. Yego, bisubire mu myanya yabo kujya kwicara. Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Ndumva